reka nkurabure rero yego mbyorera yagiye kuguza nuramutipe yambwiye ngazamuza nuramujama nyine ngadukubita ibiceri umuntu usubiza kari ukumunangura se ariko ubukene bwari muri mise we mbwira diro ntushona se tuzamushimuta mani nabi jewe n'ibitugu nta bindi salamas salam sawa kapo vipi ko ntari bimana ya none se vipi ko muraga kayira ntabazi mo murage umva giye ubu niwe naje kureba uyu niwe murara wanje nari nkuzanye wakintu ahubwo wowe kwete utarikumeza mapu neza ibintu bamuje bambwiraga se mani muzafatanya radiro yewana n'uyu nguyu n'uyu ninjewe jama bafite gahunda se je mfite gahunda ndimo neza kabisa uraryaye cyane we byumve ko umuntu mwizeye mana ahubwo wowe asemana ahubwo ayo mafaranga yabanze ndayashaka ahubwo umva Jemba wariyampereza sibyo umva rasta buretse kwisaza urabizi iki gikorwa ugiyemo kiriseriye nuza n'ubugoryi kigapfa ni wowe umutwe wawe uzagenda nese kirapfa gute yumurara nawe umva ndi mu kazi je nta kugutenguha ibintu n'ukubikora bikava mu uyu mujama wazanye afite gahunda neza nsubona n'ubwo uri no kumubona umva ibintu ni umutekano bigakorwa cyambere ntago ari amagambo kumvikane neza tugendane Okay, rasta urabizi. Kira gikorwa ni cyiza mu bugoryi mwembe uko muri babiri. Imitwe yanyu niyo nzatwara. Wowe nyizera semana ushaka nzabikwizeze gute kuko njye umurara wanjye ndamwumva mani ngiye windaburiza njye umurara wanjye ndamwizeye wakintu ahubwo we mbabarira unyibwirira ati gahunda ngiye menya ngo ni isaha mani rasta agenda gake ikibazo cy'amafaranga amafaranga arahari wigira ikibazo cy'amafaranga amafaranga urayabona nukora akazi neza. Okay, urabizi ntago ndi kugukinisha kiriya gikorwa kiri serious amafaranga arahari nimba mufite gahunda kuko mwumva deal muzayikora fresh deal yo gukorwa ni ngombwa ibyo byo ni ibintu byoroshye cyane deal muzayikora ubanze wumve muri kugira ngo ira deal iroroshye mani kubera ati umuntu ntakwaka amafaranga uyu nguyu nawe nzamuhawe risazaza bikorere ku buntu rasta ibiceri birahari wait deal uzayikora fresh nizamo case ntoya gake ndarambiwe niryari nizamo kesi ntoya gake ibyo byo bindekere ahubwo niryari okay amafaranga uyu munsi urayabona humura so ushaka ibiceri uyu munsi urabibona gahunda naribi wopfa gukora gahunda fresh ewana gusa ewana ala yari yahageze nyine turanahura ubwo bimbwiye ntari buno munsi ubwo ndaza kuyareba nabire urabizi nari nakubwiye ko ndi buguhuze na boss okay rasta afite ikibazo cyo kujya kumureba se tugende ahubwo ubarumbire ngo okay nimba ushaka tugende naka kanya okay twagenda tukamureba tu manaze ikibazo cy'ubukene gihari na radio tugomba kuyitunganya neza ayo muhumure turajya kumureba nta bindi bindi umeze ute se umuzeyi wapi arabura ikizi arabura urukundo sha nawe ibintu by'inkora nawe bizakora ibibazo none kandi jye wabyishizemo mutoto wawe se ntawe uhari dada aramubuze kuri telefone wamubuze kuva ryareze amubuze pe umunsi wose ngira ngo ugiye kurangira cyangwa bura nta miriro afite usanga aho hari ikirere kibi cy'imvura bura nabonye imvura igwa abantu bakunze kubura amarezo rimwe na rimwe na telefone bakazikuraho Nadia rero buriya buri gihe iyo yagiye mu kazi nyine tu yagiye mu kazi telefone akuyikuraho ariko ubundi agiye kuyikura akambwira ngo ayivanye rero ntabwo nzi ikibazo cyane uriya mukobwa nawe azakurwaza umutima wa muhungu nubwo ari na mwiza gusa ni mwiza to wahisemo neza mwana none se mu nshuti yanjye uriya mukobwa kagiye kuzatuma ugwa mu muhanda noneho ikimbabaje ni nk'ukuntu usanga umutekereza amanywa n'ijoro udasinziriye utarya utaryama kandi mfite amakuru y'uko bagiye kuzagushimuta kubera uriya mukobwa yewe nta kintu kimwe bintwaye jewe rwose musa ntakubeshye bari abahungu ndi proud yo kuba nahangana nabo abaze mwana ndi proud yo kuba napfira urukundo jewe uyu munsi ndi tayari nditeguye kubera ko kuva umunsi
umutima wanjye winjiramo nyine winjiramo Nadia neza. Ubundi nabanje kurwana nabyo nkajya mbikwepa kuva maze gufata icyemezo cyo kumukunda, noneho akanyereka urukundo akanangaragaza akankunda. Ni nayo mpamvu kumubura byibuze amasegonda 15 umutima wanjye ugize gute. Ahubwo si hari gupfa kurenza n'ubu kuba ntamubuze nta gupfa kurenza. Gusa nyine bajya bavuga nyine ko urukundo rugora, kandi buriya ukunze umuntu urukundo rwanyarwo uretse urw'uburyarya, igihe cyose umubuze, igihe cyose iyo umubuze urahangayika. Hari ijambo Mwarabu yakoresheje ryari rikomeye to inghaba an habibi hamana khabar. Yaravuze ati ngo iyo mbuze umukunzi wanjye impangayikishwa no kubura iki iyo mbuze umukunzi. Allahu akbar. Biba byabaye iki? Gusa kimbabaza kuri ngo ashaka kuzagushimuta, bashaka kuzakugirira nabi kubera uriya mukobwa akenewe n'abantu benshi bafite n'ubutunzi, bafite n'amikoro, ariko yahisemo nje ndagushyigikiye bambi. Komeza ukunda umuntu, buriya urukundo nta kiguzi rugira. Icyo nemera cyo Nadia umunsi turi gukundana kandi ntarirarenga jye na Nadia tukamubwira gutyo uzabivana mu nzira. Ntarirarenga buriya uyu munsi kuva nanjye kumenya ko mpanganye n'urupfu hejuru y'urukundo, niyo mpamvu nyine ngomba gupfira urukundo. Ariko uru rukundo nkunda Nadia ntabwo ari urukundo rwo muri filime, ntabwo ari urwo mu gitabo rwa rundi rw'umuntu yandika akoresheje amarangamutima ye. Nta nubwo nka rwa rundi rwo muri Zaburi. Oya, ndabibona desi. Uru ni urukundo rwa nyarwo ku buryo amasegonda 15 ntafite Nadia n'umwuka wahagaze. Kandi ni byiza ko umuntu apfira urukundo rwa nyarwo, kandi koko mfite urukundo rwa nyarwo kuri Nadia. Rero musa rwose niyo mpamvu ubundi wowe Nadia na Sandrine nibo bantu mpa kumva ko nyine niba nabuze urukundo rwanjye ngomba kugira gute. Ahubwo nafite gahunda kujya kureba Sandrine, wenda turebe ko telefone yanjye ari biba bifite ikibazo. Sandrine amumamagarire niba ngombwa, wenda turebe ko nagira, kuko uyu munsi ndaye namubonye Jeff yaba ari kwirihiriza ubuza atanga n'amafaranga yo kuyincisha. Nakicwa n'urukundo ko n'umutima waturika ikagerageza byanze bikunze. Umutima warakwamye kabisa. Imaguzi basi ngaho ugerayo gusa ntabwo babyoshye, ariko nyine icyo bita urukundo ni icyo. Buriya iyo ugeze ku iyo level nibwo uba ufite urukundo nyarwo. Ufite urukundo nk'urwo apana ajyayo byo guparapara, nibwo ubukunze bya nyabyo. Gusa yanjye ngiye mba nkuriye inyuma igihe cyose. Genda wenda umugereho urebe Sandrine uwo nguwo mubaze wumva uko bimeze. Gusa nanjye sinzi niba nzagira amahirwe yo ku ikintu cy'igikobwa nanjye azamwe nkaguhuza na Sandrine. Bo ndetseho gakeya nzakubwira. Ugendere buriya uzabubwira. Kondorora sagenda musa reka ngende buriya ningira umugisha Nadia ndamubona. Ngaho genda gusa nyine waratombaye wagihungu we. Jeff rero mubwira reke kwirirwa nashakisha amafaranga ndi kubona n'urukundo rutazansiga amahoro. Urukundo ni hatari kabisa. Sawa. Kabura wallahi bura urukundo ni hatari. Uramuhunga akunda uramukobwa kumubura amasogondo ubwenge bukagenda neza. Uramukobwa gusa afite umuhungu umukunda. Cyambwira nimba nawe uramukobwa afite urukundo nk'urw'uyu muhungu. Gusa nzaba ndumva nimba ari uko wenda njye ntaragira igikobwa nanjye nkunda, nanjye menye ko urukundo ruryoha. Gusa urukundo muntu udakunda warahombye pe. Basi nta kundi nyine reka ngire wenda rero ko yaza kububona kugira ngo umutima utuze utekanye. Urukundo ni danje. Bambo. Oui. Muzima busanzwe. Sha ntari bitu. Mwese nababuze telefone zanyu naguhamagaye ngo nze ubizi mwashaka kuza kureba n'ubundi. Byanjye biba byancanze. Habaye iki? Nadia namubuze kuri telefone. Gusa nagiye kureba na Musa. Eko yamumamagarira nawe ndetsana nawe. Ubundi Nadia yaje kubona telefone arambisha. Wenda runaka n'akazi.
uriya mugore ni umuhanga cyane. Umwita n'umugore wagira ngo yari wabo wawe. Uriya mukobwa basi ni umuhanga cyane. Mu kazi ke yagera ku rukundo akarwitaho, ibintu byose bibaransinga kandi bigahura. Ariko ndakubwiza ukuri yuko kumva ntazi ikintu kiri mu muntu. Ntekereza ko kuva muhamagara ikabakompoza ugarekera kumuhamagara bizi neza. None se Kelly uragira ngo mufashe iki? Muguhamagarire se basi. Aze muhamagare. Yazi. So ntacyo muhamagara wenda tumenye n'amakuru ye, niba ari na muzima, niba nta yindi mpamvu afite. Okay, reka nze muguhamagarire. Numva ko ngiye birusha. Hello? Nadi? Umeze ute? Ko nakubuze se? Fone yawe yari iriho? Okay. Ufite akanya se ngo ungereho ko numva ngushaka? Ubu tuvugana nari ngeze iguri wanyu harakana igiye kuzana kuri hiti. Nahanyura ntari. Shamfasha wihute rwose ngereho. Nyine nta birenze cyane ariko ndumva nkukumbuye kandi ndumva nkufitiye n'amakuru. Sawa Melissa. Araje se mwana? Umva ndamuhamagaye ahubwo uragura. Kumana yanjye. Sije ndi burotaje. Sije ndi burote mubonye. Ndekere. Ubwo nanjye ntegereje ibihembo byanjye. Wenda kuguraho nyine ni ngombwa. Ara mukobwa ndamukunda cyane ariko ndavano nanjye aje. Nikase. Ko nataza sinaba. Udatase hano ni iwanyu? Mbese une naba nahaniki. Iwe ndumva wajuje. Mbese Sandra? Oui. Bagira ngo ubundi natahaniki. Iyo mfite kare urukundo rwa Nadia kandi akabiri rwo nari nkuzaniye. Kamumamagariye. Naba nahaniki ataje. Ariko nta n'ibikaze wajya kumureba mu rugo. Wow. Baba barananumye ariko sindagera. Kubera iki se warabura iki? Ndaba ritwa najye wawe. Uzabipange nyine ugeyo. Nongere se muhamagare. Nyine uko nari mukumbuye. No kumva uri kumuvugisha kuri telefone. Kumva ndushijeho kongera kumukumbura. Nakubeshye. Ngira basi umuhamagare. Oya Nadia ntago ajya abeshya. Ndabizi neza ko amubwiye ko ari aha hafi angezeho. Buryo nari nkumbuyemo Nadia. Ijwi rye gusa kwitabye. Kuko telefone yanjye kweri yanjye. Cyane telefone yanjye yabifite ikibazo. Oya. Ambwiye ko amaze iminsi nk'ingahe fone itari ku murongo. Ijwi rye ikimara guca mutima watangiye kubyina. Ijwi rye nagiye kuryumva. Umuntu wasutse ku muriro w'amashanyarazi. Sinumva mbaye body. Kumva nta kindi kintu ndindiriye. Basi mubaza hanageze. Cyangwa muhamagarisha umunwa nibyo byihuta. Niba ari hafi muhamagara. Injira. Asutanga kare utazi na nyine. Winjira. Oui, entrez. Kelly wageze hano?
ndibanza. Sawa, Meze neza. meze neza. Shanadi nari ngukumbuye nyine ariko hari umuntu amushakaga cyane by'umwihariko ansaba nyine yuko nakuvugisha kuko yari yakubuze sinzi ikibazo wari wagize. Sha Sandrine nta kibazo. Kandi wakoze kumpamagara. Ndishimye rwose ukora fasita kandi ugahita ungeraho. Oya nari ngeze hano ruguru ku muhanda. Narimo ntambika ngenda. Hano ni mu rugo urabizi na Nadia. Ubizi ko hano ni mu rugo se? Yego. Hari icyo utabasha kwikorera? Reka njye kureba ukuntu mbategurira nyine wisanzure. Sibyo? Sawa. Yego. Wari umeze ute se Keri? neza Umuntu wagira ngo ufite ibibazo se? Yarangiye? Bihangane nyine kuba waranshatse kuri telefone ukambura. Telefone yanjye rero yagize ikibazo. Siko ntacyo uvuga. Nadia Karama. asi Imana ishimwe rwose. Yego. Numvaga umutima ugiye guturika. Nakoze ibishoboka byose kugira nkubone biranga. Nagiye kwa Musa araguhamagara telefone iranga. Telefone yanjye yo naguhamagaraga buri nyuma y'amasegonda 15. Telefone yawe yananiye burundu. Ko kuzana kwa Sandrine byibuza ngo bakumpamagare. None se Keri ko naguhaye location yo mu rugo. Niki cyatumye utaza kundeba mu rugo? Urebe n'ikibazo basi nari mfite. Nagiye biza ko ari bishoboka. Nagomba kugukunda bucece ku buryo uru rukundo ntari buzarushyire ku mugaragaro. Kubera ko ari gihe sometimes mba numva ndi proud yuko ndi kugukunda. Ariko nanone nkagira ubwoba. Kubera ko abantu benshi bambwiye kutari type yanjye. Ni nayo mpamvu nahisemo ko ngomba kugukunda. Hahandi nkubura akaba ari gihe bikomeretsa ku giti cyanjye nta wundi bigize bikomerekeje. Ni nayo mpamvu niyemeje kugukunda nka marayika. Kuko twese duhama tumurindire kari buze kutubonekera. Ni nayo mpamvu aka kanya mba numva turi kumwe gutya. Ameze nk'umuntu uri mu ijuru ritoya. Ariko kuza gukomanga ku gipangu cy'iwanyu ndi gushaka Nadia. Mba numva byibuze hari kuba bamena amazi ashyushye. Kuba bamfata ukundi konde. Kuko so bwa mbere. Ngira ngo urabizi ko zamukera yigeze kwenda kundishimira. Ivyo byari kera ariko. Uyu munsi rero kandi ubusinkiba mu rugo urabizi ko mba kwa aunti wanjye. Ndabizi. Bityo rero ntago wakagize ubwoba kuko aunti wanjye aranshyigikiye ivyo urabizi. Uri bufate time kaza kundeba mu rugo. Umunyarwanda aravuze ngo umuntu ntago atinya ishyamba uretse icyo yagize gute. Sinakubwiye ko aunti wanjye yambwiye ko ashaka kudusura. Ndabizi. Nsi niki cyatumye wumva ko watinye kuza mu rugo. Cyose rega ndabizi Nadia. Ariko ntabwo ndajya ku rwego rwo kujya hanze. Nadia ndashaka kubanza kugukunda ku buryo n'izindi ngaruka zose zizaza zikitambika mu rukundo nta wundi muntu n'umwe ushobora kuba yazihagarika. Mbese ushaka ko dukundana rwihishwe? Ntabwo urashaka ko urukundo rwacu rujya hanze? Waretse nkazaza mu rugo mfite ikinzanye kigaragara. Nese ubu nta kigaragara gihari? Ndabizi ko gihari. Ntacyo uzaze kudusura gusa basa kubona. Njyewe narimo ntekereza gusa wenda Imana ishimwe waje nakubonye. Basi nyemerera aka kanya tuganire ku rukundo. Nta kibazo Keri. Nubwo nibuka ko wigeze kubura telefone ku murongo. Nubwo nibuka ko nigeze kukubura. Wakwereka ukuntu ubu ngubu ndi kwiyumva. Ni nayo mpamvu ubu numva byose byabaye bishya. Uri impande yanjye ngufite. Nta kindi kintu ubundi kumva nakabaye ntekereza uretse urukundo ngo.
ariko nanjye urabizi ndagukunda. njye ndabizi ariko ibyo biri ku rwego Rurenze urwanjye se. Gerageza ubimbwireho gake ntacyo. biri ku rwego mba numva byibuze uyu munsi ari we nyenyeri yanjye mfite ugomba kumurikira kuri buri kimwe ari wowe mucyo wanjye ku manywa byose ubu ngubu ndi kumva mbifite aka kanya turi kumwe. Iri rero urabona ko maze iminsi narakuyeho telefone. Hari ibibazo maze iminsi iby'urukundo rwanjye nawe, reka tube tubiretse ubu nonaha tuzaganire twapanze undi munsi. Hari ikibazo? Ese ko wihebye? Magara Sandrine mwana tugira. Sandrine Karame shangiye ndagiye rero ubwo turasubira. aka kanya se Shandagiye. sawa ntari iri ngaho Keri bye. katujye nkerekeze. Yego. Ariko umukobwa amaze kumusarira pe. Ubu se ni ibihe bibazo afite bituma tutaganira? Shana amakuru y'iminsi. Ni amahoro. Shana ari ngukumbuye. Natwe nuko. Mu rugo bameze neza. Tumeze neza turakomeye. Shana ari ngukumbuye, nawe nkumbuye story zawe. Cyane natwe nuko. None se amakuru y'aba bakobwa n'abahungu. Ndavuga Keri na Nadia. Uravuga Keri na Nadia? Yego. Bameze neza nyine ni kwa kundi. Baracyakundana? Aha. Ugeze uwandabaga. Oh yes. None se uriya mukobwa akomeje gukunda wa muhungu koko? Ese bagakundamo iki kari agahungu kagakene? Nahise ukambaza buriya ngiye uriya muhungu mba numva buriya hari igihe noneho hari ukuntu mbabona nkavuga se numva ntazi nuko nabivuga se nimba uriya mukobwa mbabona hari icyamuhumye mu maso. Ese bafite gahunda yo kubana cyangwa ni ibintu biri aho nyine byo kuryoshya? Ese ubu bazabanira hehe se ahubwo? Ntanzu bafite? Ariko noneho ndumaze niba kayifite cyangwa atanayifite ni rubebe yirwa ugenda gutya. Kari agahungu twigeze guhura rimwe ubona gafite isuka. Nese karahinga iwabo basi afite umurima cyangwa gaca inshuro. Umurima bakuye hehe? Iyo atagiye mu kiyedi, iyo atagiye mu kiyedi aba yagiye gupagasa nyine nk'ubwo mwawe yagiye gupagasa nyine. Iyo atagiye gupagasa bari muri ya mifuka yiwe nyine yamuciriye nuko nyine yirirwa bebe. None se uriya mukobwa uriya yumva neza atekereza kumva afite ubwenge bwuzuye. Umva twarahuye numva nteye agahinda. Uzi ukuntu yasaga? Mva nkubwire imyenda yamuciciyeho yuzuye ibyondo, bote yari avuye guhingana. Ko zari zaratobotse munsi y'ibirenge agenda yora ikiziba cyo mu muhanda. Ibyo ni ibisanzwe umva. Ese ubundi mama Jane njye buriya hari ikintu nibaza. Nadia mwamuretse akagenda akagwa yagwa akagenda akibonera. Ndamubwiye Shane Nadia sinamurekura sinatuma agenda. Impamvu atagenda rero, Nadia iwabo twaraturanye. Nadia ndamuzi ari umwana naramuhera. Bagomba kubana kuko ya business yanjye irafeiringa. Ako Nadia nkurikije ukuntu muzi kuva kera mu mibyirukire ye ndabizi ko azafatanya na Jeff business kongera ikazuka ibintu bikajya mu buryo. Rero Shane reka nkubwire ngo kuri inzira ku murima ntibishoboka.